Yesu nashimwe, mugiye kubana Ntaganda Shyaka Robert, nkaba ndi mu Rwanda. Tugiye kubana muri uno mwanya w'ijambo ry'Imana, nhaye umutwe uvuga ngo urukundo ukunda Imana ntiruzapfa ubusa. Urukundo wakunze Imana, urukundo wakunze Yesu Kristo ntabwo ruzapfa ubusa. Umuhate ugirira ku Mana, umuhate ukunda Imana, uburyo ukorera Imana kose ntabwo kuzapfa ubusa imbere y'Imana, kuko Imana imirimo yose dukora Imana irayibuka, kandi Imana ireba mu mutima, ntireba nk'uko abantu twebwe tureba. Imana ntireba inyuma uburyo twitwara imbere y'abantu, ahubwo ireba mu mutima yacu uko twitwara, ireba ubushake tugira mu kuyikunda, ireba uko tuyirwanira ishyaka, ireba uko tuyihamya mu bantu bose, aho turi hose uko duhora tuyihamya. Tugiye kwifashisha imirongo ibiri, tugiye kwifashisha muri Zaburi, twongere twifashishe muri Samweli wa mbere. Reka duhere muri Samweli wa mbere. Muri Samweli wa mbere haratubwiye ngo, Samweli wa mbere ibice 12 umurongo wa 24 havuze ngo, mujye mwubaha Uwiteka gusa, mumukorere mu by'ukuri n'imitima yanyu yose, murebe ibyo yabakoreye uburyo bikomeye. Tuhasubiremo ngo, mujye mwubaha Uwiteka gusa, mumukorere mu by'ukuri n'umutima yanyu yose. Dukwiye kubaha Uwiteka mu byo dukora byose, tugashyira icyubahiro cy'Imana imbere, tugashyira Imana imbere ko tuyubaha, kuko ibyo dukoze byose iyo dushyize kubaha Imana imbere binezeza, ibona ko imitima yacu tuyiriho Imana ko tuyikunze, kuko iyo wubaha Imana uba uyikunze. Iyo wubahisha Imana mu byo ukora, iyo wubahisha Imana mu byo uvuga, iyo wubahisha Imana aho uri hose, uba ukunze Imana. Tuba tugomba kuyubaha muri byose, tuba tugomba gukora ibinezeza, kandi nanone yavuze ngo tukayikorera n'umutima wacu wose. Mu byo dukora byose tujye dushyira Imana imbere, tuyikorere n'umutima ukunze. Muri Yohana ibice 6 niho hambwiye ngo, umurimo w'Imana ntabwo ugoye, kwizera uwo yatumye, ni ukwizera Yesu Kristo. Dukwiye kwizera Yesu Kristo mu bintu byose, Yesu Kristo tukamushyira imbere, kuko niwe watuzaniye ubuntu, niwe watumye imbabazi zitugeraho. Rero dukwiye gukunda Imana n'umutima wacu wose, bivuze ngo tugomba kwizera Yesu Kristo n'umutima wacu wose, ko ibyo yakoze yabikoreye twebwe, ko yadupfiriye kugira ngo tubone ubuzima, ko yazanye gukiranuka kuri twebwe. Iyo turi muri Yesu Kristo tugenda dukiranuka. Niyo mpamvu dukwiriye gukunda Imana n'umutima wacu wose, Imana tukayishyira imbere mu byo dukora byose, Imana tukayiragiza ibyacu byose, kuko iyo Imana iri kumwe natwe tuba turi abanesha, iyo Imana iri kumwe natwe tuba turi abatsinzi. Tugiye gukomereza kuri ya Zaburi twari twavuze, Zaburi ya 91. Abantu benshi ino Zaburi barayikunda, ariko natwe reka tuyifashishe kuko ni Zaburi nziza. Zaburi ya 91 umurongo wa 14 haravuze ngo, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Yesu ashimwe. Hano haratubwiye ngo tugiye kugenda tuvuga ku murongo. Hano haravuze ngo, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Rwa rukundo ukunda Imana nirwo ruzatuma igukiza mu byo uzaba urimo byose, kuko uyikunda akaramata. Ukwiye gukunda Imana n'umutima wawe wose, ukayikundana wowe n'ibyawe byose. Ntukunde Imana ngo uyikundishe igice kimwe, ahubwo ukwiye kuyikunda n'umutima wawe wose, ukayikunda akaramata, kuko nayo irakubwiye ngo kuko wayikunze akaramata. Rwa rukundo wayikunze ntabwo ruzapfa ubusa, nk'uko twabonye titire twihaye ko urukundo dukunda Imana rutazapfa ubusa. Nayo irakubwiye ngo kuko wayikunze akaramata nikizagukiriza. Rwa rukundo ukunda Imana ntabwo ruzapfa ubusa, ahubwo naryo ari ikizatuma ikwibukiraho. Hari ibyo izatuma ikwibukiraho mu gihe uzaba ugeze mu bibazo, mu gihe uzaba ugeze ahakomeye. Rwa rukundo rwayo ruzagusanga ikumve, uyitabaze ikumve, ikubere maso, kuko rwa rukundo wakunze Imana ntiruzapfa ubusa, ahubwo rwa rukundo Imana ihora irwibuka. Kuko iyo ukunze umuntu no mu isi, umuntu umukunze kenshi hari igihe ko abantu bo mu isi ari igihe urukundo wamukunze rutakugarukira,
ahubwo ariko ku Mana urukundo tuyikunda ruratugarukira, kuko nawe iratubwiye ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzagukiriza. Ntabwo urukundo ukunda Imana ruzapfa ubusa, nuzagera aho bikomeye izagukiza. Dukomeje ku murongo wa 15 aravuga ngo uzanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro. Haleluya! Kuko uzanyambaza, uko numwambaza Uwiteka azakwitaba, kuko wamukunze akaramata igihe cyose uzamuhamagara azakwitaba, akurwanirire. Yiteguye kukurwanirira intambara, yiteguye kukumva mu byago uzaba urimo byose. Azaza abane nawe mu byago, azaza abane nawe mu makuba uzaba urimo, kandi ayo makuba nuyavamo azaguha icyubahiro. Kuko burya uri mu bibazo, iyo uri mu bihe bikomeye, kenshi ubona nta cyubahiro usigaranye, kenshi ubona uri wenyine, nta kintu uba wiringiye. Iyo umuntu ageze hahandi hakomeye, iyo umuntu ageze mu byago, iby'icyubahiro arabyibagirwa, abona asigaye ari wenyine, abona asigaye ntacyo asigaranye. Ntago wareba ku cyubahiro uri mu gihe cy'ibibazo, ntago wita ku cyubahiro uri mu gihe cy'akaga, ahubwo byose bikuvaho. Ariko Uwiteka azaza akuvaneyo aho ngaho, abane nawe muri ibyo bibazo, abane nawe muri ibyo byago, abane nawe mu ndwara, abane nawe mu bukene, abane nawe mu bushomeri. Namara kubikuvanaho azagusubirizaho icyubahiro. Nubwo uzaba uri muri ibyo byago, ariko icyubahiro kizaba kikuriho. Abantu bakubone ko ibyo byago ntabikuboneho, abantu bakubone ko uri umutsinzi, abantu bakubone ko ntacyo ubuze, kandi wowe kuri bwawe uri mu byago, uri mu makuba, ariko abandi ntibazabikubonaho, kuko Uwiteka azagushyiraho icyubahiro cye. Rero niyo mpamvu dukwiye gukomeza urukundo rwacu dukunda Imana. Ari hahandi mu nzandiko Yohana yagiye yandikira amatorero, hari itorero yandikira avuga ngo uzagumane rwa rukundo rwawe rwa mbere. Hari n'abamubwira ngo icyo nkugaye ni uko waretse rwa rukundo rwawe rwa mbere. Icyo nkusabye ni uko utareka urukundo rwawe rwa mbere. Ugumane rwa rukundo wakunze Imana, ugumane gukunda Imana uko wahoze uyikunda, ariko ukomeza kuyikunda n'ubu. Ntuzigere ureka Imana, waba mu bihe byose uzaba urimo. Mu bihe byiza ntuzigere ureka gukunda Imana, mu byago ntuzigere ureka gukunda Imana, ahubwo mu bihe byose ujye ukunda Imana, kandi ubane nayo muri ibyo bihe byose urimo, kuko nayo yemeye kugukiza. Aho uzaba uri hagoye yemeye kugukiza. Burya abantu benshi bajya bareka Imana iyo bari mu bihe byabo byiza, nk'uko ari igihe ukunda inshuti mukabana mu bihe by'ibibazo, ariko nk'inshuti zo mu isi, hari igihe ubana n'inshuti mu gihe cy'amakuba, mukaba muri kumwe yarakwitayeho umuntu, ariko wagera mu bisubizo ugasanga waramwibagiwe. Babandi mwabanaga mukiri abakene, babandi mwabanye mu bushomeri, ukaba utakibibuka, ahubwo ugafata izindi nshuti zisumbuyeho. Ariko si byo Imana igusaba. Imana iragusaba ngo ugumane urukundo rwawe, ugumane urukundo uyikunda, kuko urwo rukundo ntiruzapfa ubusa. Mu gihe uzaba uri mu makuba, izabana nawe kandi yiteguye kukuneshereza. Dukomeje ku murongo wa 16 aravuga ngo nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Uwiteka akwemereye kuguhaza uburame. Rwa rukundo wakunze Imana ntabwo ruzapfa ubusa imbere yayo, ahubwo yiteguye kuguhaza uburame. Urwo rukundo ubona urikunda, nubwo uri guca mu bihe by'amakuba, uri kumwe nayo, ntugire ngo uri wenyine. Nubwo uri guca mu bihe bigoye, uri kumwe n'Imana, nturi wenyine, uri kumwe n'Imana mu bihe byose urimo. Nayo rero muri urwo rukundo wayikunze, yiteguye kukugororera, ikaguhaza uburame, ikaguha uburame buzima, ikaguha gusaza neza, ikaguha gusaza neza. Muri Zaburi ya 92 niho wabivuga neza, haravuga ngo umukiranutsi, murongo wa 13 niho wakubwira ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Nukomeza gukunda Imana uzahora ushishe, uzahora no mu busaza bwawe ngo uzahora uzana amakakama. Ntibivuze ngo mu busaza bwawe ntabwo uzasaza nk'uko abandi basaza, ntuzasaza ugenda uhura n'ibibazo, ahubwo uzasaza ushishe, uzasaza nk'umukiranutsi nk'uko abakiranutsi basaza. Bakubwira ko Mose nubwo yari ashaje, ariko yashaje neza, yashaje agifite imbaraga, yarinze ava mu buzima agifite imbaraga, ashoboye, agitekereza neza. Nawe nibyo Imana izaguha, izaguhaza uburame, ubone ubuvivu, ubere n'abuzukuru bose. Rero ikindi Imana kandi
nzamwereka agakiza kanjye. Mu bihe byose uzacamo, agakiza k'Imana kazaba kari kumwe nawe. Imana izahora igutabara mu bihe byose. Imana izakomeza kubana nawe. Imana izakomeza kukwiyereka. Imana izakomeza kukuneshereza. Rero bivuze ngo urukundo ukunda Imana si urw'ubusa imbere y'Umwami. Umuhate wanyu si uw'ubusa imbere y'Imana, ahubwo uwo muhate yanyu Imana irayandika. Imana ari ibyo izabakoreshamo. Icyo ngusabye ni uko ukomeza kubana n'Imana. Imana niguha umugisha ntuzayisige, ahubwo ugiye kubana n'Imana muri uwo mugisha iguhaye. Mu gihe cy'ibibazo ugakomeza kuba wifatanyije n'Imana. Imana iba iri kumwe nawe, Imana ibigufasha ukuboko, Imana ibikuneshereza. Kuko iryo jambo ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yavahe. Imana iyo iri kumwe nawe izakuneshereza muri byose. Ariko nuko yakubwiye ngo nuko wankunze akaramata. Nawe ikigusabye ntuzigere ureka urukundo rwawe rwa mbere. Urukundo ukunda Imana, uko wayikunze bwa mbere, uko wayikunze ukimenya, umuhate wakomeje kugira kuva kera, ariko ukomeza kuyikunda. Ahubwo urukundo rwawe rukomeze rwiyongere. Urukundo rwawe ruve ku rwego rumwe rugere ku rundi. Ntizigere ikugaya ngo ikugaye ko urukundo rwawe rwagabanutse, ahubwo ikomeze kugushima, ikomeze kukwandika nk'uko Uwiteka yandikiye itorero rya Filadelifiya ashimira itorero rya Filadelifiya. We yararishimiye icyo yabonye, yabonye intege nkeya z'itorero rya Filadelifiya. Amaze kubona itorero, reka turisome iryo jambo, riri mu Byahishuwe ibice 3, duhereye ku murongo wa 7 aravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Hano Imana irakubwiye ngo Imana iba izi imirimo yawe, izi hahandi ugirira intege nkeya, izi hahandi ucikira intege nkeya, ariko yiteguye kugufungurira urugi, yiteguye kugufungurira urugi rwayo, kuko iyo yafunze, iyo igufunguriye imigisha, iyo ikwinjije mu masezerano yawe, ntawe ubasha gukinga. Ntawabasha gukinga aho Imana yafunguye, nk'uko iyo ikinze ntawabasha gukingura. Ariko niba igufunguriye kubera rwa rukundo wayikunze, kandi yiteguye kuza gukorera mu ntege nkeya zawe, yaravuze ngo hahandi intege nkeya zanyu ziri, niho imbaraga zanjye zitangirira. Hahandi intege nkeya zawe ziri, niho Imana ije kuzana imbaraga zayo. Hahandi wanesherezwaga, niho imbaraga z'Imana zigiye gutangirira. Cya kindi cyakuneshaga cyongere ukineshe, wowe ukineshe, kuko wakunze Imana akaramata. Kandi Imana yavuze ko izi imirimo yawe. Imana niba ishimye imirimo yawe, ni ukubera urukundo wayikunze. Nawe komeza uyinambeho, ukomeze uyibeho. Wirinde icyagusubiza inyuma, wirinde icyatuma ucika intege, wirinde icyatuma urukundo ukunda Imana ruyoyoka, ahubwo urukundo ukunda Imana rukomeze kwiyongera, kuko Imana yiteguye kukuneshereza. Mu gihe cy'amakuba yiteguye kukuneshereza, mu gihe cy'ibibazo yiteguye kukuneshereza. Hahandi wabuze inzira, ujye ureba nyir'urukundo, ujye ureba Imana y'urukundo, kuko niwe nyir'urukundo. Nawe rwa rukundo wayikunze, noneho warukunze ukunda kuturenza. Uwo ukunda we akunda kuturenza, afite urukundo rurengeje ibindi byose, kuko nawe yaravuze ngo yitwa Rukundo. Twamwise Rukundo kuko arurenze kudukunda. Urwo rukundo umukunda ni nk'10%, wagukunda 100%. Rero urwo rukundo rwawe umukunda ntiruzapfa ubusa, kuko yemeye kugufungurira urugi, yemeye kuguha imbaraga. Hahandi wacikiraga imbaraga, akagushyiriramo imbaraga. Bya bindi byakuneshaga agiye kubikuneshereza, kuko yaje gukorera mu ntege nkeya zawe. Wowe icyo umwemerera, ukomeze umukunde, ukomeze umushikameho n'umutima wawe wose. Urinde icyaguca intege, urinde ibyatuma uva mu masezerano, ahubwo ugume mu masezerano y'Imana. Ukomeze kuyikunda, kuko urukundo rwawe si urw'ubusa imbere y'Umwami. Mureke dusoze dusenga. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rizira igihe, ijambo ryawe
ni umutsima w'ubugingo. Uwiteka reka ijambo ryawe rikomeze rigwire muri twebwe, urukundo tugukunda rukomeze rwiyongere, kuko wadukunze urukundo ruhebuje, byanatumye utanga umwana wawe ukunda w'ikinege kugira ngo adupfire kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Uwiteka rero natwe reka urukundo rwacu rukomeze rwake, nudufungurira umuryango tugukunde mu byiza, tugukunde mu makuba, kuko witeguye kubana natwe mu bihe byose, witeguye kubana natwe mu makuba, witeguye kubana natwe mu gihe cyose, kandi byose ukabitwambikiramo icyubahiro, ukomeza kudushyiraho icyubahiro cyawe, ugakomeza kutwereka agakiza kawe. Kandi Mwami Imana yacu twemereye uburame, reka abarwayi ubakize mu izina rya Yesu, babone uburame ari bazima, babone ubuzima buzira umuze. Buri wese ukomeze ube mu byiwe, abafite imitwaro ibaremereye ukomeze uyibature, kuko waravuze ngo muze abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Reka ukomeze ubaruhure kandi ukomeze ubabeho, ijambo ryawe rikomeze rigwire muri twebwe kandi rigwire rifite imbaraga. Ukomeze utubeho muri za ntege nkeya zacu, Mwami Mana yacu, ari ukomeza gukorera, kuko ngo mu ntege nkeya zacu niho imbaraga zawe zitangirira. Komeza utwiyereke kandi Mwami Mana yacu, ibyashaka kuturwanya, ibyashaka kwitambika umurimo wawe, ibyo byose turabisenye mu izina rya Yesu. Komeza utwigaragarize kandi ukomeze utubeho, ukomeze utubere Imana kandi ukomeze utubere umurengezi. Twavuga byinshi twakora byinshi, ariko Mwami Imana yacu byose tujya kubivuga babanje kubimenya. Komeza uhe umugisha gutega amatwi rino jambo, ukomeze ubagure muri byose, ukomeze ubabeho kandi ukomeze ube mu miryango yabo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza. Amen, amen. Mukomeze mugire ibihe byiza. Shalom, shalom.